ngurashaje wewe mbese wabonye inkumi yohereza no kuza kujya inkumi niko yakubwiye wabonye inkumi igiye kugiza no kunkubitira mu rugo none se naramutumye ngaze agukubite yego ko wenda nabyo birashoboka wamenya ari ni wewe wari wamutumye ati genda uhwanye neza ubundi duhita tujya mu mago nabibwirwa n'iki shinaje nkabikubwira nk'umuntu babarira n'umutwe uri kundya mpa amahoro nkubwira ngakubwire ni bimeze gutyo ntabwo kana kugira ngo murongore mu rwihisho reka mbabarira papa Vane mbabarira kabisa ahubwo reka nkubwize ukuri rwose mbabarira kuko nibyo bintu ntabwo nshaka kubyumva nta nubwo nshaka kubyitaho. Muganga gakondo yakuzaniye umuti ugaruza ibyibwe utiriwe uruha, si ngombwa kwirirwa ujya ahari, aho uri hose arabikuzanira, agufasha kumenya niba agukunda koko cyangwa ataguca inyuma. Agufitiye umuti utuma abagore bakundwa, umuti wirukana ibisambo, umuti ugaruza ibyibwe, atanga kandi uruhereko n'umuti weza umurima. Atanga umuti ku bakobwa babuze abagabo, umuti uvura inyatsi, umuti wo kwihorera ku mwanzi, umuti w'insinzi, umuti wongera ubukungu, indwara zananiranye, amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura kandi abantu bahumanyijwe, atsirika amarozi y'ubwoko bwose, ahumanura ibibanza bikagurwa byihuse. Muganga gakondo atanga uruhereko cyangwa umurinzi, akoresha imbaraga z'abakurambere, akoresha kandi amahembe y'inkorongo. Aragufasha wowe urwara igifu, impyiko, kubura imihango, guca imyeyo, ababuze urubyaro, abashaka uruhereko, abarwaye asima, diyabete, iseru, kubyimba amaguru, kubura imihango n'izindi ndwara zitandukanye. Kandi waba uri mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, muganga aragufasha. Muhamagare cyangwa umwandikire kuri WhatsApp. Ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keza TV show nk'ibisanzwe, nongeye kubasuza mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi kundi. Umunsi ndi kumwe na papa Vanessa na mama Vanessa, nta bintu byinshi ndi buvuge hano turi. Birababaje papa Vanessa, turifuza ko wubaka urugo rwawe nkuko byari bisanzwe. Turifuza kugira umuryango nk'uwa wari ufite, ariko ibintu biri kuzamba. Sinzi nimba uko tubibona nawe ari kubibona, ariko ibintu biri kuzamba. Mama Vanessa afite agahinda, kandi agahinda afite karumvikana. Aragira ngo muganire kuko mu rugo ntabwo ujya umuha umwanya ngo muganire. Ibi munyarwanda mwakabiganiriye mu rugo, ariko ntabwo umuha umwanya. Njye waranganiriza turaganira nk'abamama, akambwira ati umugabo wanjye ntabwo nshaka kuvuga ku kibazo runaka kirimo Vicky, ngo tukirangize tucyumvikaneho neza, iteka turangiza duserereye. Rero nagira ngo uyu munsi niyo mpamvu turi kumwe, yambwiye ati ndifuza kumamagara uriya mugabo. Wenda hari n'abantu badukurikiye bumva ikibazo n'ibikibazo ari njye, n'ibikibazo ari umugabo, n'ibikibazo ari Vicky, bamenye ngo ikibazo ni ndu gifite. Vanessa ngiye kumuha mikoro, hanyuma wowe nawe mugiye kuganira umugabo n'umugore nk'ikibazo kiri mu rugo, nawe mwe murakizi. Kugeza aho mama Vanessa nyine nawe arabikwibwira n'ibirebire. Mama Vanessa, urakoze kumpa mikoro, ariko ngiye ndumva agahinda kagiye kuzanyica. Ariko se mugore mwiza njyewe no mugabo amaze kuncanga, agezaho kugira ngo amahabara yiwe ajya nigagura nkubitagure. Ubundi reka mbanze nkubaze, kugira ngo iriya habara yawe nkubite ujye kuvuga ubugambo kwiriya habara, ubiterwa n'iki? Yaho kubise se Papa Vane mbabarira umbwiza ukuri, nge simbyumva. Buri munsi nta gahenye sigaye mbona kubera wowe. None se yaho kubise se mwageze uko mu Rwanda? None se nta nibyo yakubwiye? Yageze ubwo amfata arankubita, aranigagura mpaka n'umuti w'ijosi hano uranijya. Urumva? Ubwo si ibintu mbwira nibi. Ibyo bivuga byarabaye. Shaje umbabarira, ibyawe nawe ntabwo mbizi. Cyamaye. Ibibazora. Ngiye ndashaka kugira ngo wimbaza amagambo menshi kuko urabizi, byose bibubizi. Ngiye ndashaka kugira ngo umbwire ngo niba ndi umugore mu rugo cyangwa ndi umukozi mu rugo, mbe ngiye nicare mbizi, kuko ibintu muri kunkorera sinzi byari byo. Ngiye ejo bundi narakubiswe, ngeza nubwo bancyurira ngo banshatse mfite abana 3 mbyaye 3. Ayo makuru yose ajyanwa nande? Ntabwo ari wowe. Ni nabikubwiye se? Nizika bikubwiye?
ubwo arakubwira ayo magambo kuba uragira ngo nkubwire ngo uzagende ubimubaze se kuki utamubwiye se ko atabishinzwe si wowe wabimubwiye se nese nimba nayimubwiye ngaza nose wagiye kubimubwira yari yabikubajije wari ufite icyo ushaka kandi ukurikiye nizere ko wanakigezeho nizere ko icyo washakaga wakigezeyo aho ugenda umva ariko nkubwire uragenda ukamara iminsi 3 ukamara iminsi 4 ubushati wambaye ntubuvamo ngera nubwo kubushaka ngo mbufure nkakubura ntabwo mbyumva ibyo murimo simbizi ariko ayo matiku nayiki sigaho unteza amahabara kankubita usigaho unteza abahabara bakankubita kandi tuganira tuza tuganira nk'umugabo n'umugore uriya navi kuko angana nk'uru rutoki rwanjye buraya yakubita ku kaboko se yakubita kwita ko yakubita iburiye urabihakanye se oya ugiye kubihakana nibyo abaceba yaranize aragenda araniga numva n'umwuka uraheze yaranize n'umwuka urahera ahubwo wowe mbwira ikintu uri kunshakira muri iyi minsi cyari cyo yaratinyutse ariko cyangwa mwasaze subwo ibintu mbwira ni ibiki ibintu uri kwivugisha ni ibiki wambwiye wowe mbwira niba waramutumye ngo ajya nigagura umbwire mve mu nzira nkusigire urugo basi urubyaro rwawe nigendere ibyo washatse wabigezeho ukwangana kureba gushobora buri ngurashaje wewe mbese wabonye inkumi yohereza no kuza kujya inkubita wabonye inkumi igiye kugiza no kunkubitira mu rugo none se naramutumye ngaze agukubite yego ko wenda nabyo birashoboka wamenya ari ibiki none se nigeze vikimutuma ngo aze agukubite ariko wirinda kuvuga ngo waramutumye ngo aza nkubite wowe si umukubita iyo ujya kubwira umuntu ngo nubundi ngo namushatse ngo afite abana 3 ngo nubundi ngo ukiri kuvuga gute ubundi wabivugaga ngo bigende bite sibe by'abana 3 nje nigeze mbimubwira ubwo sinzi yabikuye ntabyo namubwenge ntabwo ari wowe wabivuze ni wowe wabimubwiye ni wowe wabimubwiye imeshinya ariko mujye mumbabari ariko abagabo babashurashije mwabaye muti yungabanyaho umuntu uzajya umbwiza ukuri ujye uvuga ukuri ibyo wavuze ubisubiremo ntukazajya umbesha none se ibyo ndi kukubwira ni ibinyoma atari ibinyoma ntabwo ari ibinyoma ngiye ujye ndi kukubwira ni ukuri kwambaye ubusa urumva nta busa kwambaye nta busa kwambaye ibyo ngibyo uri kumbwira ngo ukuri reka nkubwire papa Vane aho bigeze agahinda kagiye kunyica aho inteza abantu ngo baze bankubite ngo baze bankubite kuko umuntu yaje gufata akanika yaranize ariko yaranize ndaceceka iyo ntagirwa n'umuntu wankijije yari no kunyica none nari kumukorera iki wenda ni wowe wari umutumye ni wowe wari wenda ni wowe wari wamutumye ati genda uhwanye neza ubundi duhita tujya mu mago nabibwirwa n'iki ngiye naratujije kuko iyo ntagira abantu ngo bantabare ntabwo ndi kubyumva ntabwo numva ndi kubyemera rwose ibintu byabayeho ko wagira ngo ni nk'ibiganiro urimo wagira ngo ni nka sitori urimo wagira ngo ni nk'iki ngiye nta sitori ndimo mesamo kamumbwira ati sohoka uve hano vikinjire mesamo kamwe ntabwo wasohoka mesamo kamumubwira ati sohoka vikinjire uri umugore mukuru kenda gukunda urabizi usohotse ute oya mbabarira ndengera kuko ngende kurengana ngende ndarengana ntangiye gukubitwa se ubwo urumva hasigaye ntabwo nzi ikintu mwapfuye kugeza ubwo mu ikintu twapfuye ese iyo umuntu akubwira ngo n'ubundi uri agakecuru urashaje ndabyemeye ko utonda koko none se buriya yaratinyutse wowe se wamukoreye iki nari gukora iki nta n'inzara wamuri nari kumurya mbishoboye se ko ndagakecuru ndagakecuru sinari kubibasha none abasaba abagore nashatse oya none abasaba abagore nashatse n'amavuba hari none se turi amavubi cyaba cyaranabanyeretse rwose ubwo se yabihereye hehe ajya kuvanga ngo ngiye gukubita ngo agiye kugira gute sawa nyine ese wowe mwubarara hejuru kuri nawe na munini kumurusha ubu yamye afata yamenya kubitaye koko ikibazo ntabwo uri kucyumva urabona gukemura ikibazo cyatumye barwana ngo ukimenye ugikemure uri kuvuga ngo yamwubara oya none se umuntu yangoye yamukubita yagukubise nk'umwana kweri nawe wari kumudika urasara kusha imbaraga reba kuntu ariko nagombaga kutuza wenda niwe wari unamutumye nabwirwa n'iki uko yaraje nabwirwa n'iki cyari kimuzanye nta n'impamvu yo kugira ngo ndwane nta mpamvu yo kugira ngo ngende ndwane none se usibye kwicecekera ko bakaguhoreca ahubwo
muracyangurisha icyo mupfa ni uracyangurisha icyo dupfa ni wowe ukizi nge ntacyo nzi nese ntacyo uzi wowe ubwawe wivugiye ko ufite umukunda urumva umudamu byamushimisha none se ko namuvuze ko nese nimba navuze ngo ndamukunda yize mubutuma ngaze kurwana na mukeba we kuba navuze ngo ndamukunda ibyo ni ibisanzwe byo kumugabo mukeba wamugize mukeba wanjye se gute wigeze umbwira ko wamugize mukeba wanjye warabimbwiye se none se kuri kuvuga ngo ni mukeba wanjye aba mukeba wanjye gute wigeze ubimbwira wowe nyine nandi muzazo ko ndaza kuzabikubwira uri mu nzira usibye nandi muzazo ndaza kuzazanga bikuganiriza nkabikubwira nkakubwira ko wenda mbere gihe byahereye bitotera bigira bite bikubita hirya no hino bigira gute nandi muzazo nawe ugiye kuzazana mukeba wo kujya nkubita oya kudasubiremo ndabivuze ko kubita ko narinzi ko byanabaye ahubwo reka nkubwire papa reka mbanze nkubwize ukuri rero ngiye kubera agahinda mfite ibyo bintu rwose sinzongeye no kubyumva nta n'ibyo nshaka kumva papa Vane mbabarira unyorohereze mbabarira unyorohereze kuko ibi bintu birandenze bimaze kundenga mu mutwe sigaye numva ngiye gusara kubera wowe mesa akamubwira ati sohoka Viki yinjire ngiye nigendere kuko aho kugira ngo njye mpora ndira buri munsi mpora niruka buri munsi ibi sinabishobora mbabarira rero mfasha njyewe mbako ndere kuntu byagenze nakubwize n'ukuri none dose sinzi b'abantu bakuru sibyo nega amatwi nyumve pe urabizi uri umugore wanjye ndagukunda nagushatse ngukunda ke n'umuntu cyagukunda nta nubwo neze kuzigera ngutera ibuye cyangwa ngo mukamine mu kitozi uriya Viki urabizi ko yaje umupanga wacu ari mu nzu zacu rero kwa kuna abagabo duteye n'iki nawe urabizi ntabwo uri umwana umuntu mukuru namubonye mbona randa arankuruye asa nkaho numva anwaye umutima ubwo si ibyo bintu utangiye kumbwira ni iki ntabyo kugukurura ibyo ngibyo utangiye kumbwira nushaka bubire ibyo ngibyo ndavuga ngo kugira ngo nzaguca inyuma sibyo kubo nabikubwiye utabizi ndavuga ngo nzaza mbikubwire bije ku mugaragaro urabizi ko mu idini ryacu y'Isilamu aho kugira ngo uce inyuma y'umufasha wawe ubikora ku mugaragaro ukemera ukagira 2 na 3 nabangaye sibyo rero ahubwo nangajwe no kubona kugira ibyo ngo mbikuganirize mbikubwire nkumva mwageze ku rwego rwo kufatira mu murwane umva nkubwire rero ibyo kuvuga ngo abasilamu nta busilamu bwawe ntabwo mbona nta nubwo nzi ariko idini ntabyo nzi ntabyo papa Vane mbabarira nini ntabwo wabona hano ku mutwe mbabarira nkubwire banze wumve nkubwire ibyo kumbwira ngo by'abasilamu nishaka kubishyire hasi kuko ntabyo nkubonamo nta n'ibyo nzi urumva wowe mbabarira turi tware mu biganza oya mbabarira si ibyo gutwara mu biganza papa Vane reka nkubwire niba ari n'ibyo ngibyo urimo aho kugira ngo ushake uriya basi uzagenda ushaka uwundi uzumushyire mu rugo nzabyemera umuntu utangiye kujya nkubita anigagura ariko se ntabwo byavamo ntabwo byavamo umva se noneho yambwiye yuko agiye no kugukunda ahubwo induru zikavuga komezanye nawe njyewe unyihorere komezanya nawe unyihorere komezanya nawe ntuzagaruke mu rugo ariko se ngaje muri kayo matiko oya komezanya nawe ntuzagaruke wanjye mu rugo uzakomezanya nawe mwigendere burundu nje ntacyo bintwaye nta nicyo binambwiye ntabwo nakwemerera ntabwo nagukundira komezanya nawe aho washimye niho uhita ujya nta kuvuga ngo iby'ibiki ngo iby'ibiki ubwo aho washimye ukomerezaho aho washimye ukomerezaho uriya ni muto kuri oya umwana urongorwa asabaho iki we mwerera imbuto ariko none ugiye gusara uzi ko ugiye no gusara ugiye gusara umwana ararongorwa ngo njye mwerera imbuto urambwiye ngo njye mwerera imbuto ni muto kuri wowe menya ko atakurusha ubukuru wakabaye rero noneho nzaza mwigishe nuko azagusasira nuko azakuryamisha ibyo ntabwo uzaza mwigishe ariko wasaze ariko nawe wakabaye mwihorera usigaye warasaze uzakomezanye nawe uzagenda ubimwereke wowe kuko ari wowe mukuru we n'umwana uzagenda ubimwereke ngewe wapi
ibyo sumbwira ni ibiki oya uri umwihoreye ibyo sumbwira ni ibiki kwituriza nuko rusanzwe witurije reka da oya wowe ngibyo umbwira wapi mwihorere witurize ugiye witurize kuko nundi wari witurije sibyo ibindi sinkwanze ntabwo nandukanye nawe kandi umenye ko ari we mukuru ariko uransetsa ubundi reka nkubaze kunyanga birenze hano nukugira gute kunyanga birenze kumarika nawe uranigeze sezerana nawe kunyanga birenze kumarika nuko uranigeze mbyarana nawe muzabyarana aho babyarira nta hafite nawe azakubyarira ariko si naho yanabyara kumenye ko ari wambyariye imbere menya ko ari wowe wambyariye imbere sibyo nta gaciro ubiha shambi ha gaciro amavuza nta gaciro ubiha nta gaciro ubiha ko nkubaho ngenda kubaha pe n'umugore wanjye mukuru nawe urabizi ko nkubaho rero nimpamvu mbwira ngo uriya ibyo wibyitaho wowe menya ingo zawe uri mu ngo zawe uratuje umeze neza ndatuje mugore ari karakasa kamfata kanjwegereza kani ubwo si ibintu mbwira ni njyewe ntabwo nzi ko byanabayeho karame dukure mu rujo na mama Vanessa n'urujo no kuvuga ngo Vicky nawe yavuze ko nabagiye kugushura uyu mubyeyi yavuze ko atamushaka mu nzu akamwirukanye ese avuye hariya muri ziranzo hari icyo bivangamiye nta kibazo ngewe ntamwirukana erego iyo niwe mugore mukuru natwe twabishakanye ni nayo impamvu muha agaciro sibyo ndanamwubaha pe umugore mukuru rero wamaze kubyanzura ko Vicky ari umugore wa kabiri nk'uko idini ryanyu ribyemeza byaremejwe mwarabyumvikanye ntabwo ariko yabinyemereye nayimubwiye mubwira ko numva wenda namukunze cyangwa se ari ku mutima wanjye ambwira ko agiye kubitekerezaho ngo azambwira ntabwo arasubiza ntabwo igisubizo ko ari yego azaba umugore wa kabiri nyine ntabwo igisubizo ko ari yego mu rwego rwo kutababaza uyu mukuru kuko nayo mukunda kandi mwubaha ubwo bizangombwa yuko ifika tuvira mu mazu nkazajya kumushakira wenda ahandi mutubuze kuko ntabwo nabanisha bake nawe urabyumva sibyo nibireka namukunda ntabwo wamureka nyine uzajya kumushakira ahandi umutuze nyine se icyo ushaka suka zavuye mu mazu yawe twashakanye njye nawe wowe ituza sibyo byararangiye reka ntuze murange ndi kumwe nawe oya nidushaka tuzahita turangiza naho ngiye uzagumeyo ntuzangaruka imbere uzagenda ugiye ntuzangaruke njye uzabuje kumbaza iki ndagakecuru gashaje idini ryacu rirabyemera kuba natunga abantu yuko ndagakecuru gashaje uzandekera iyo ngiyo ubundi wowe wikomereza nta kibazo mfite nese barabara twabyiranye wabifasha wabutuma wenyine wabatse amazu abapangaye bazajya bampa amafaranga ubundi babatunge ariko nawe uri umugore wanjye kandi uramukuru oya uzakomezanye na Vicky dufitanye Vanessa uzakomezanye na Vicky njye nta kibazo mfite oya niwe wa mbere oya kandi nawe ndagukunda nta kibazo mfite uzakomeze wigendere nta kibazo mfite urumva nawe ntabwo naguhora rero uratandaraje kandi reka nkubwize ukuri ntakubeshye numara gushaka undi mugore ngenda ashaje nyine nzamenya ko ashaje ntabwo wangaruka imbere ngo ngiye ngushe ngo kuryama ku buriri nanjye ndyameho numara gushaka undi mugore wa kabiri sinshobora tuzaba turangizanyije ngenda agakecuru nzabifata ko ndagakecuru urashaka Vicky ntabwo nzongera ko nacyo bikubwira se kuki nabikwihoreye kubimbwira kwawe ntabwo bimfasheho nushaka undi mugore wa kabiri ntabwo uzongera kungarukira uzakomeze ugende uzakomeze akuyibagije ko idini ryacu rivuga ngo ibyo ntabwo bindeba ntabwo ari uko nguko babigenza kandi si n'itegeko kugira ngo ubikore none se niyo mpamvu nanjye nabikubwira kuki se nabikubwira ntabwo rero ngiye bimfashe kuki naje nkabikubwira mbabarira n'umutwe uri kundya mpa amahoro nkakubwira nkakubwira ni bimeze gutya ntabwo ngiye ndamukunda kandi kugira ngo murongore mu rwihisho reka mbabarira papa Vane mbabarira kabisa ahubwo reka nkubwize ukuri rwose mbabarira kuko n'ibyo bintu ntabwo nshaka kubyumva nta nubwo nshaka kubyitaho nushaka uvuga cyangwa unabyihorera njye uzagumane nawe ntabwo wagenda ndagukunda nawe amavane ndagukunda ntabwo wagenda abagore ko bazanyica ariko ubonye intambara yabaye we na Vicky bakarwana ni urwego bigezeho se ubu ngubu
nawe uri kwijira ngo bapfuye icyo njye ntabwo nari nzi ko bizajya kuri rwego rwo kugira ngo bafatane bakarwana. Njye numvaga ko ari abagore bagiye kuza bakumvikana bakanakundana, numva ko bazanakundana bakajya baganira neza bagahuza. kandi nawe urabizi ko wowe niwe ugomba guhita Zabigenza ne nyine agakunze abiri ngo zareka ndendeke nde ntago mbizi ibyo ni ibyawe nyine n'umutima nama wawe. Urukundo ukunda Vicky sinzi ko rungana, sinzi ko rureshya n'indeshyo yarwo, ariko nawe ntago nakuru umuntu mukuru se nkugira inama ngo bigenze. None se buriya bakundanye bakabona neza bakumvikana basi icyo nazayona mbona bose ikibazo harimo amahane buriya abantu bashobora abake bashobora kumvikana n'abantu batagira amahane. Uyu umwe yatutse undi agatuka undi biba byarangiye. None Vicky yavuze ko ngagiye kugukunda, yarabivuze ngagiye kugukunda. Niyo mpamvu nuvaga nakubwira ngo nimbere avuze ko agiye kunkunda kandi nura nawe nkamukunda, mpamvu mvuga ko bakumvikanye ariko basi bakabana mu mutuzo. Uretse ko ariko reka mbaze ngo baze papa Vani, uretse ko abagore twaremewe kwakira ikibi cyose cyaza mu buzima bwacu, kandi nyine Imana yaduhaye umutima wo guca bugufi no kwakira buri kibi cyose no kukihanganira n'ikidashoboka kukihanganira. Wowe uri umugabo, mama Vanessa aramutse ashatse undi mugabo akakubwira ngo mwumvikane, we mwakumvikana wenda we ntibyakunda, ariko abagore nange mujye mwicira mumenye ko natwe tugize igihe tukababara. Urafata umuntu wari umupangayi n'icyamubabaje cyane mama Vanessa suko washaka undi mugore akabiri, ikimubabaza cyane kurusha ibindi nuko uwo mugore ari Vicky. Buriya abaye ari undi utari Vicky ikintu kimubabaza nyine none n'ukuntu batukanye. Mama Vanessa yise Vicky ndaya, Vicky nawe ejo bundi aramukurugutura aramufata aramuniga mu ijosi. Urumva ni birebire abantu bagiranye amagambo mabi gutyo, nta numwe uteze gukunda undi. Ubwo nunabikora bose ukabatunga ni imbirimbiri. Reka rero nkwereke ni imbirimbiri zizajya zihora. Reka nkwereke tujye inama sibyo, kamwe ko tugiye kubigenza ngiye kuzabigenza. Reka uriya Vicky reka nzamukuri hariya muri ariya mazu yacu sibyo, basi mujyane kuri wenda azaboneka mu mutekano mu ngaho hagati mu ngaho. Gusa ko byagenda kuko kugumya kuba banisha hafi aho nibyo bigumya gutera. Wowe nyine urataha n'umugore wawe murabana, umuntu mubana umugore murabana, ujye wicara uganiriza umugore wawe. Nibyo byo gushaka umugore wa kabiri nabyo ubaye ubikeneye wakicara ukabimuganiriza neza, yaba Vicky cyangwa undi mukabikemura pana kuguhunga ikibazo. Cyangwa se nzimuri uyu mukuru w'injana kure zimuri umukuru w'injana kure cyangwa zimuri umutari w'injana kure kugira ngo batubwire. Papa Vani wabu bajije ibintu birenze ubwenge bwawe. Okay, reka reko kuvuna wowe uri umuntu w'umugabo. Ibizavuza mu mutima wanje nibyo nzakora. Wowe ibyo uzatekereza nk'umugabo. Kuko abagore bose ndabakunda. No muri comment abantu hano mwandike muri comment. Papa Vanessa akora iki? Nawe ubwo ntagabizi ngo bose ngo arabakunda. Uwahungisha ngo nuwe. Hari ibintu nanjye bigera nkumva ndamutse nguhaye inama nshobora kukubeshya. Aha natwe reka dutegereze inama z'abantu bari burebe kino kiganiro. Mwandike muri comment ibibazo byose mwarayibonye mubwire Papa Vanessa akora iki. Dusoreze hano ikiganiro naho ubutaha.